Ndagusuhuje wowe ukurikira ibiganiro byacu, ushobora kuba uri umukiranutsi nkanjye, byiza cyane. Ubwo dusangiye umunezero, dusangiye igihugu, ubwenegihugu, kuko abakiranutsi gakondo yabo iri mu ijuru, aho Imana iri, aho umwami wacu Yesu Kristo ari naho tuzaba. Niko yasize atubwiye, aratubwira ati mwebweho aha si iwanyu, ngiye kubategurira aho muzaba. Yego, dusangiye ishimwe kubera ko turashimira umwami wacu watugiriye neza, akadukiza ivuko ribi, akaduha ivuko ryiza, akatugira abakiranutsi imbere y'Imana, akatugira abera n'abaziranenge batagawa mu maso y'Imana. Dusangiye inkomoko y'amahoro n'umunezero, kubera ko nta mahoro y'umunyabyaha, amahoro afitwe n'abakiranutsi gusa. Dusangiye byinshi byiza bituruka ku Mana. Dusangiye ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Dusangiye imbabazi twaherewe muri Kristo Yesu, imbabazi z'iteka, imbabazi zidashira, imbabazi zitari z'umunsi umwe, ibiri, itatu, ahubwo dusangiye kuba twarababariwe nta teka dusangiye ubuzima bukomoka ku Mana, kubera ko abana b'Imana ni bamwe. Nk'uko abana, niko mu Baheburayo havuga ngo bahuje inyama n'amaraso, niko uwo nawe yabihuje nabo. Dusangiye, nubwo dufite imibiri nibyo, n'umwami wacu yarawambaye n'uyu, ariko dusangiye nanone umwuka, ari naryo vuko rishya tuvuga, kubera ko ikibyawe n'umubiri, ariko n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Ushobora kuba rero nanone utaraba umukiranutsi ariko ukunda ubutumwa bwiza, nawe ndagusuhuje kandi ndagushimiye ku muhate ufite wo kumva ubutumwa bwiza. Ndatekereza ko urakomeza kunguka byinshi, urakomeza kugirirwa neza n'Imana, urakomeza kubona ibyo utigeze kubona, urakomeza kumva ibyo utigeze kumva, urakomeza kumva uburyo Imana igira abantu intungane babikesha Yesu Kristo. Ibyo bakubwiye ko bidashoboka, bakakubwira ko nta ntungane ibaho, noneho birashoboka ko waba intungane bigakunda. Yesu ibitarashobokaga yarabishoboye, yarabidushoboreye. Ibidashobokera abantu ku Mana byarashobotse, kandi birashoboka ko nawe byaba ibyawe, kubera ko yabikoreye bose, ariko kugira ngo ubyizera bibe ibye. Turi kumwe kandi tuzakomeza kubana mu biganiro kuri YouTube, Ijuru Ntirikorerwa TV, Facebook, Ijuru Ntirikorerwa TV. Saho gusa, WhatsApp group, twandikire kuri +250 784 42 tugufashe, duhamagare kuri iyo nimero. Niba ukoresha Airtel nabwo ni +250 733 99344 guhamagara. Iyo ntabwo iba kuri WhatsApp, iba kuri WhatsApp n'iriya nahereyeho ya MTN. Vugana natwe, twiteguye kugufasha, twiteguye kuganira nawe, twiteguye kukumva ndetse no kungurwa nawe. Nanone byashoboka uramutse uri umukiranutsi watwungura. Ubwo rero nzindutse nezerewe cyane kubera ayo magambo Imana impaye mu iki gitondo, ngo nezezwe nayo, ari muri Zaburi 130 umurongo wa 3 n'uwa 4, avuga ngo Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri, kugira ngo wubahwe. Mu by'ukuri bijyanye n'imikorere, bijyanye n'imiterere yacu dukomora kuri Adamu, kamere y'icyaha twakomoye kuri Adamu, ituma duhinduka abanyabyaha, ituma tutabasha gukiranukira Imana. Uwiteka aramutse akomeje kwibuka ibyo dukiranirwa,
mu by'ukuri nta n'umwe wahagarara adatsinzwe. Uwo ari we wese, nigeze mbivugaho, abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni amagambo ava mu Baroma 3:23 bijyanye n'iryo vuko navuze. Abantu bose ni abanyabyaha, nta n'umwe washyikira ubwiza bw'Imana, ariko Imana ishimwe ko yahisemo kutagendera ku gukiranirwa kwacu, ihitamo kutaturebera mu ntege nke zacu, ahubwo itanga Yesu nk'umucunguzi wacu kugira ngo imubareho ibyo twabazwaga, imubareho ibyaha byacu byose, ibimuhanire, hanyuma duhinduke abakiranutsi imbere yayo tubikesha Yesu Kristo, tutabikesha imirimo yacu, kubera ko imirimo yacu ntiyatungana ku rugero Imana ishaka ko dutunganaho. Yesu niwe watunganye, cyakora Imana ishimwe ko atitunganiye, ahubwo yatunganye ari twabigirira, kugira ngo gutungana kwe kutubarweho, duhinduke intungane tubikesha umucunguzi wacu, tubikesha Yesu, nk'uko yahindutse icyaha ariko nanone abazweho ibyaha byacu. Ni amagambo mu Bakorinto 2:5-21 ngo kuko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubwo rero byarashobotse ko Yesu ahinduka icyaha, na n'impamvu yapfuye azira ibyaha byacu, we nta cyaha yakoze, ariko ngo kwari kugira ngo nawe aduhe gukiranuka kwe, tubarweho gukiranuka tutagizemo uruhare, bitugire abakiranutsi, biduhagarike dukiranutse imbere y'Imana, tutabikesha ibyacu, ahubwo tubikesha iby'umucunguzi. Nawe rero byashoboka ko uba umukiranutsi ku Mana ubikesha Yesu Kristo. Ikindi nyine ni uko yahongereye ibyaha byacu byose twabazwaga, inkomoko yacu mbi ndetse n'imbuto zayo, kugira ngo adukiranukire n'Imana. Umurongo wa 4 ni mwiza cyane nanone, ngo ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Imbabazi twazikuye ku Mana niyo yaduhaye kubabarirwa tubikesha gucungurwa na Yesu Kristo, ariko ngo ni ukugira ngo tuyubahe. Nanone uyu murongo ni mwiza cyane kubera ko ntabwo abantu bazi ko imbabazi ari zo zidutera kubaha Imana. Ese ubundi wayubahira iki? Ese ubundi wayikundira iki? Wumva ko Imana izakurimbura, urukundo wayikunda rwaturuka he? Nyamara kubabarirwa kwarabonetse kugira ngo twubahe Imana. Muri make, nubwo abantu batekereza ko umuntu yaramenye ko yababariwe yakora ibyaha, ntabwo ari byo. Kubabarirwa niko kudutera kubaha Imana. Nawe akira imbabazi zibonerwa muri Yesu Kristo, ndetse ahubwo ni nabwo kubaha Imana bizajya byakunda, bihera mu kuyikunda. Umuririmbyi aravuga ngo Yesu ndagukunda kandi ndakwihaye, ngo ntabwo nigeze ngukunda nk'uko ngukunze ubu, ngo ngukundiye ikamba wanyambariye ku mutwe, ngo sinigeze ngukunda nk'uko ngukunze ubu. Tumukundira rero icyo yadukoreye, tumukundira imbabazi yaduhaye, tumukundira urupfu yapfuye ku bwacu, tumukundira ko yatwemeye twari babi, twarabo kurimbuka, tumukundira ko yatugiriye ibambe, yatugiriye neza. Iyo niyo soko y'imibereho myiza yose, niyo soko y'imibereho ikunda Imana kandi yubaha Imana, niyo soko y'imibereho yo gukiranuka ndetse no mu ngeso, niyo soko y'imibereho yo kubana n'abandi amahoro, niyo soko y'ibyiza byose bituruka ku Mana. Ndagushimiye rero ko wabanye natwe mu kiganiro. Wakomeza kudukurikira kuri YouTube nk'uko nabivuze, Ijuru Ntirikorerwa TV, kuri Facebook Ijuru Ntirikorerwa TV, wadusanga kuri WhatsApp tukagushyira kuri group 07844257, niyo nimero watwandikiraho kuri WhatsApp. Uwo mwavuganaga ni Emile Nshimiyimana ubakunda. Hanyuma uri hanze washyiraho nimero code +250 kugira ngo nimero ibe yuzuye ubashe kutwandikira cyangwa se kuduhamagara. Turabakunda, tuzishimira kubumva, tuzishimira kungurwa namwe, ndetse namwe no kubungura. Tuzishimira gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ry'ihumure, ijambo riruhura, ritanga amahoro, ritanga umunezero, ritanga ibyishimo, ritanga ibyiringiro byo kubaho neza hano mu inosi ndetse na nyuma y'ubu buzima, kubana n'Imana iteka ryose mu ijuru. Amahoro y'Imana rero abane n'abamaze kwizera Yesu Kristo bose. Imana ishimwe ku bwa Yesu none n'iteka ryose. Amen.